Yes, alright. Mwiriwe neza, nizere ko meze neza. Kongeye kuba ikaze hano ku muyoboro Onebu Opportunity Hub Rwanda. Nkuko mubibona twabagejeje kuri website ya Mount Kigali aho tugiye kuza kurebera hamwe amahirwe yashize ahagaragara. Rwose haje kuba hatangwa scholarship imeze neza, murabona yuko ni ku tariki 7 haje kuba hasohoka amatangazo abiri, imwe ni itangazo ry'akazi, irindi ni call for application in health science undergraduate program. Rero ano mahirwe tugiye kuza kureba tese ninde wemerewe kuba yakora application. Dore hano baje baranayipostinga kuri X yabo, ubwo turaza kora tese application deadline ndiyari, tuze tureba atise ibisabwa nibi. Rero niba ari bwo bwa mbere rwose ugeze hano ku muyoboro Onebu Opportunity Hub Rwanda, uraza wakanda subscribe, share and comment, ubundi tukagenda tukubaka umuyoboro ukomeye cyane ku buryo ki amahirwe nkaya tuzajya tuyasangira hamwe turi benshi, asige tukiteza imbere. Rero tudatinze reka dukomeze turebe ate ese ibisabwa kugira umuntu akore application ni ibihe, application igomba gukorwa ite, ese application izarangira ryari. Rero ubwo reka dutangire tureba kuri X post ya Mount Kenya, turebe ate se babivuzeho iki, idusoza duhite tuza turebe uburyo ki wakora application. Rero murabona yuko hano bavuze ngo call for application in health science undergraduate program. Mount Kigali University in collaboration with Ministry of Health in framework of supporting 4x4 strategy initiative of the government of Rwanda is excited to announce the funded scholarship opportunity tuition fees only for the following two health-related program indicated below: Bachelor in Medical Laboratory Science 4 years and the Bachelor of Dental Therapy 4 years. No murabona yuko ibintu rwose bije kuba bisobanuka. Application period ni kuva tariki 7 uno munsi kugeza ku tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu. Rero tugiye kuza kurebera hamwe atese ni gute waza gukora application, ibisabwa ni ibihe. Ubundi ibonye application nk'iyi ngiyi, ikiza uhita ubanza ukareba atese ni ibiki basabye kugira ngo umuntu akore application, kuko application ukuntu ibonye always ntabwo ariko uba uri eligible cyase ngo uze kuba wemerewe. Niyo mpamvu ubanza kureba atese ndemerewe, wasanga wemerewe ukihita ujya mu nzira zo gushaka ibyo byangombwa, wasanga utemerewe nanone ukaba wagerageza gushakira ahandi cyangwa ugategereza amahirwe andi aza mu buzima. Dore ko amahirwe yo rwose aza buri munsi, ahubwo nuko tuba tutazi aho aherereye. Wowe uno munsi uvuga ngo byaranze, hari igihe amahirwe yawe ari uko utazi ahantu ari, ahubwo ashobora kuba ahari ameze neza. Rero uramutse uje kugira ngo uze kubona ibikenewe byose, uze kuba wabyumva usobanukirwe, urabona hano hari itangazo, uraza ugahita urikandaho rigafunguka. Ubwo ubundi ukaba waza hano kuri admission ugakanda hano kuri apply. Iyo usoje ukanda apply uhita ugera kuri ino link, noneho ino poto imeze gutya, haba handitse uhita usubira hano kuri call for scholarship application in health science. Mbibutsa yuko hari igihe ugiye gukora application, kubera ko poto ziba zitandukanye, ukaba wasanga ushobora ku applyinga bisanzwe isanzwe ikoresha, kuko ano makaminuza ya prive aba afite uburyo bwa online bukoreshwa mu gusaba kujya kwigayo, ugasanga wahise usaba prive. Ibyo byatubayeho cyane aho abana basabaga muri iseka kabwa indabyibuka, ahandi sinzi ahantu basabaga, ugasanga application ari soje kera ako yasabye muri prive, none ugasanga hamwe ntabwo wabihindura ngo bikunde. Rero kiza wowe ukoresha poto baguhaye kandi ukabigenza neza nk'uko hano tuba twaje tukabigusobanurira, nawe ukadutega amatwi kugira ngo bigende neza. Mbere uko dusoza ino video turaza kubasigira nimero zacu kuri screen, mu gihe waza kuba wakenera ubufasha kugira uze guhita tubona byihuse. Kandi ubundi iyo ukeneye ubufasha, ubundi muri comment section uza mugahita wandikamo ngo I'm interested and I need help. Icyo gihe duhita twumva yuko ukeneye ubufasha, ubwo twebwe uburyo tugushobora kugufasha, maybe dushobora kugufasha gutegura amadokima cyangwa se wawe uyafite tukayagusubmitingira, byose nta kibazo turabigukorera uko wifuza niko tugufasha. Rero hano Mount Kigali murabona batanye bavuga ngo Mount Kigali in collaboration with 4x4 with the Ministry of Health in framework of supporting 4x4 strategy initiative in government of Rwanda is excited to announce full funded the scholarship opportunity tuition fees only and the following health related program. Ibi twari tumaze kubisoma mu kanya, ubwo application window ni from 6. Ubwo hano urabona ko bashizeho tariki 6 kugeza ku tariki 15
ariko n'ubundi byose ni kimwe kuko hari aho kuri X kuri Twitter bavuze ko ari tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu kugeza ku tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu. Urumva byose ni kimwe, n'ubundi depending on when you are going to see this video ushobora kuzasanga urayibona hasigaye nk'iminsi nk'ibiri. Hari n'abayibona video yaramaze kuba expired, byo birumvikana. Ahubwo wowe igihe uzayibonera nuzaba utaragira utariki 15 ugomba guhita utegura ibisabwa ugahita ukora application. Noneho muri bimwe bisabwa muri eligible criteria completed general secondary education with the following subject, ugomba kuba warize PCB, MCB cyangwa se ukaba warize MPG, ndumviza kubiri MPG. Noneho additional card must have at least grade, ukaba waragize nibura ABCD. Urumva rwose nta manota waba ufite kuko ubwo no kuvuga ngo muri chemistry na biology ubwo nta leta uramutse ufite muri biology leta iri muri izi ngizi, ukongera ukagira muri chemistry leta iri muri izi ngizi, wemerewe gukora application. Ushobora kuba ufite A muri chemistry ukagira D muri biology, cyangwa ukagira D muri chemistry, A muri biology, uko byakwicurika, cyangwa ukagira AA, byose birumvikana, cyangwa ukagira DD mu masomo yose uko ari abiri, byose wemerewe gukora application. Noneho muri admission process ubwo ni ukuvuga ngo examen abazaba selected bazakora ku tariki 18, ubwo ni ukuvuga ngo nyuma y'iminsi 2 yonyine application irangiye abazaba selected bazahita bagiye gukora examen. Bishatse kuvuga ko bazahita bamenyesha, ntabwo bizatinda. Ubwo ni ukuvuga ngo final selected students to benefit the scholarship will sign contract. Hano muzahita musinya y'amasezerano usinya na Minisiteri y'Ubuzima cyangwa se MINISANTE, aho uhita usinya contract yuko nusoza uzemera bakaguha akazi ukagakora. Rwose urumva ko gutangira gusinya contract nabyo ni ibintu biba biri byiza cyane, aho wiga wumva udateze kuzabura akazi. None igikurikiyeho students card, igihe hano ho simbizi niba wari ngombwa kuba umuntu yabisoma cyane, gusa baravuga ngo niba usanzwe hari kaminuza wigamo ntabwo ari ngombwa kuba wakora application, ahubwo waba urimo urica amategeko n'amabwiriza, aho bishobora kuba byaguviramo n'ibihano bijyanye na level ushobora kuba wisheho ayo mabwiriza. Ni ukuvuga ngo hano bavuze ngo with potential additional sanction depending on the level of violation. Murubyumva neza cyane. Hano rero bakomeje bavuga ngo application process uburyo ki bizagenda. Hano bashizeho link, ino link rero dore uko nyikopeye hano gutya muri description niho uyisanga, cyangwa ukayisanga muri comment, kuko usanga umuntu arimo aravuga ati duhe link please, ariko muri description twayishizemo. Ubwo ikiza tuzatuyishira no muri comment kugira ngo uhite uyibona byihuse, utaza ko wakoresha link itariyo. Ugomba gukora soje secondaire ugasikana neza ID yawe ukoresheje phone yawe, ugafata ifoto ya passport, aho ushobora kuba wayifata cyangwa undi muntu akayigufata, ukaza kubibika neza kuri telefone. Noneho high school certificate ID, ubwo uhita ugira ubu ufite diplome yawe yo mu wa gatandatu ariyo twita certificate, high school certificate, ukagira ID, tukagira na ya foto ya passport. Ubwo byose uhita ubishyira kuri telefone ukayibika neza, maybe ukanabyita n'amazina kugira uze kubasha kuba wahita ubibona fresh, ukahita ubyohereza kuri WhatsApp kugira nibura uze kuba wabibona kuri computer yawe igihe uyifite cyangwa se laptop, cyangwa ukaba wabisharinga kuri Gmail yawe kugira ngo bize kukorohera ku bya accessing nabikoresha. None ubwo ikiba gikurikiyeho uraza ugacreatinga account uciye kuri no poto. Hano baje bavuga uburyo kibigenda, uraza ukaregistra sha amazina yawe, email ugaselectinga n'inuza n'igihugu, none bahita bakohereza one time password ariyo twita OTP, ukaverifia muri email yawe. Wasoza kuverifia asigaye ukaza kuba wakomeza ushira muri nimero yawe aho utuye na he. Hano haza kapazo gato aho bashobora kubwira ati wenda twatunuka kubira ati selectinga ahantu hose hari motorcycle, utwo ukadukora byihuse. Noneho uhita uza none ugakora registration. Ubwo iyo uyigezeho uzamo imyirondoro yawe uko bimeze neza fresh. Noneho open Gmail, hano ni bya bindi twari tumaze kuvuga, uhita ufungura Gmail account yawe ukarebamo ya OPT y'imibare enye, ugakora checking, noneho ukaza kuba wakomeza. Noneho ubwo ni ukuvuga ngo iyo usoje wabonye account, ikiba gikurikiyeho uraza ukaroginga in. Mbere uraregistra ako
ubu ngubu tugiye kuroginga in kuko twamaze kubona account. Rero nujye gukora application ugahita utangira kuroginga in ushiramo ya password yawe n'email nuzana email bisanzwe ntabwo bizakora. Ubwo uzasabwa kugira iki kubanza uze uregister ukore account, noneho after uzaza ugira iki uroginga in. Ubwo mu kuroginga in nibwo uzahita ubona ino form yawe imeze gutya uze uyuzuze. Noneho nuyuzuza byose bikarangira neza, bizaba birangiye Bachelor Science Dental Therapy. Uzareba mu nyine amasomo nawe ushaka kwiga muri yandi abiri twabonye. Ubwo nizere yuko ibi byose tubibonye neza, nta muntu urubuze kuba yabigiraho impungenge. Ukeneye ubufasha araza guhita twandikira byihuse. Ahubwo ukeneye andi makuru yisumbuyeho kugira uze ko wagira ibyo usobanuza, hano hari contact information ushobora kuba contactingaho. Hano hari nimero ya mbere, ubwo wowe wahagarika video ukayireba ukayifuta. Hari indi ya kabiri cyase ukohereza message kuri WhatsApp biciye kuri no nimero ya telefone ari nayo twabonye none ya mbere ni 0728551199 ukaba wakwandikaho aka SMS ukagira ibindi ubaza. Noneho ubwo uramutse ubonye ibyangombwa byose wabibonye cyase ego hari ikiri kwanga gucreating account se gukora iki, ukaba ushaka ko twebwe twaza kugufasha as Onebu Hub, uraza kutwandikira kuri nimero zacu arizo 0727185042. Nayisubiramo ni 0727185042. asigaye tuze guhita tugufasha. Niba uri interested wowe muri comment andikamo ngo Onebu hamu interested kugufasha. Ibyo ni inshingano tubikora like sanda nkuko murabyukubita. Wowe icyo bivuga tuba twagusoreje kugufasha tukakuguidinga mu buryo bwari bwo bwose, tugashimishwa no kubona wagezeyo. None niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku miro Onebu Opportunity Hub Rwanda, kabisa wakanda subscribe, share and comment. Asigaye ugafungura n'inzogera kugira uzajye ubona nandi ma opportunity nk'aya ngaya tugenda tuba twahacishije. Asigaye ugakomeza kuryoherwa n'ibyiza, cyase tugakomeza kuryoherwa n'ibyiza tuba duhura nabyo umusikude. Thank you very much.